The M23 movement. Muri iki gihe cy'amakuru yihuta cyane ku mbuga nkoranyambaga, biragoye kumenya neza ibiri kubera muri Kongo. Buri wese aravuga ibye. Ariko kugira ngo dusobanukirwe neza ibiri kubera muri Kongo, reka tujyeyo neza. Amafaranga menshi. Turi mu nzira zijya ku mupaka munini uhuza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda. Uyu muhanda cyangwa se kuri uyu mupaka niho hari guca abakongomani benshi bahunga imirwano iri kubera muri iki gihugu isatira umujyi wa Goma. Benshi bari guhungira muri iki gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane muri aka karere ka Rubavu, abandi bakajya mu mijyi itandukanye irimo n'uwa Kigali. Aha kuri uyu mupaka haragaragara urujya n'uruza rw'abakongomani ndetse n'abandi benshi biganjemo abo mu miryango mpuzamahanga bakomeje guhunga umutekano muke muri Kongo. Abanyarwanda by'umwihariko bari muri kiriya gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abandi basanzwe bakorera ubucuruzi, tumaze kuganira batubwira ko umujyi wa Goma harimo ubwoba bwinshi, ndetse abakongomani benshi bari guhunga uyu mujyi ku bwinshi, barikanga intambara ko mu masaha make cyangwa mu minsi itarambiranye M23 yafata uyu mujyi. Reka tubanze twumve umunyarwanda waganiriye ibyo yatangaje. Turi ku mupaka munini hazwi nko kuri Grande Barriere, twababwiye ko turaza kubabwira amakuru y'impamo y'ibiri kubera Igoma. Tugize amahirwe turahuye, kubw'umutekano wawe wenda ntabwo turaza gushyiraho isura yose bigaragare, ariko uri umwe mu bantu bakora ingendo za Goma n'ubu tuhuye uvuye Igoma. Igoma bimeze gute? Abantu bari kuvuga amakuru atandukanye, Goma atuje, Goma abandi ati ibintu byacitse, abantu bari guhunga. Uvuyeyo Goma hari uruhe mwuka? Amuvuma ifatike hari, abacuruza bafunze, bamwe bari gukora ni bakeya, ababishaka nibo bari gukora, ariko urumva umuntu uri gukora ni umuntu udafite ubwoba. Ubwoba burahari, buragaragara mu baturage. Bimeze gute? Abaturage bafite ubwoba bingana iki ku buryo harimo n'abatangiye guhunga? Ubwoba bitewe nuko abantu bari kubona imodoka zigenda mu muhanda za gisirikare, bumva ibisasu bivugura, bumva nk'ejo amasasu yarimo avuga hirya ngiyo hafi ya Goma, urumva nta cyatuma abantu batagira ubwoba hariya, birumvikana. Hari ibyo twahoze twumva ati n'umuriro wagiye, situation Goma irashyushye, irakonje, ni umujyi koko ubona ko harimo ubwoba bw'iyo ntambara ya M23. Ubwoba burahari bwinshi cyane, urumva nimba nta muriro uhari, kuva imiriro yose urumva bakoreshaga kampani ebyiri z'imiriro, ejo bakase undi, ejo bakase wa mbere, uyu munsi bakase undi, urumva connection ihari ya telefone, ntabwo wahamagara, mbese ibintu byose bisa nkaho biri hasi, urumva nta n'impamvu population nta n'impamvu itagira ubwoba. Turi kubona amashusho y'abantu bahunga na muri Goma, aho muri murabona abantu abantu benshi cyane bari kugenda bafata amamoto, bapakiye amamodoka, bapakiyemo male, ibikapu, ni benshi cyane, ni uruhurirane. Arabo turi kubona bari guhungira hano mu Rwanda, ariko se hari n'abandi bari guhungira mu bindi bice, wenda niba nk'umuntu umenyereye Goma bari kujya bajya mu bihe bice wenda? Hari abari kugenda za Bukavu, urabona hano hari imodoka nyinshi cyane zigenda za Bukavu, hari abantu bari gufata za Mapasakari, sinzi nimba uzibona za Noa, ziba zigiye za Bukavu, bakanyura ahangaha bagiye iwabo Bukavu, kuko Bukavu nabo numva biranago biragerayo cyane, bakanyura ahangaha. Hari n'abari kujya Kigali no kujya Kampala, urumva no rujya n'uruza. Hari abari guhungira mu miryango yabo iri mu Rwanda, hari abari kujya Bukavu, hari kujya Kampala, urumva ni imiryango igiye itandukanye. Hariya muri kugira abantu bari kuganira iki hari Goma? Buri wese ari kuganira ibye, hari abari kujya ku ruhande bakaganira ibyabo, ukuntu urupfu rwo generali yapfuye, byinshi cyane. Buri wese ari kujya aganira ibyo make, urumva buri wese agenda avuga ibyo tu. Intambara bari kubivuga iki Goma ko abantu basomye mu binyamakuru bumva ko M23 ihegereye? Icyo numvisha cyo nuko wenda harimo ku rupfu rw'ura mu generali wapfuye harimo akagambane, urumva ngo mu generali bavugaga ko ari watangaga igihugu. Urumva benshi niyo nkuru bariho, urumva nta bindi, iyo nkuru niyo bariho cyane yo kubura generali wari uyoboye no mujyi wa Goma. Ni ikibazo. None urumva iyo uri gukurikirana amakuru baravuga ko M23 iri hafi. Abanyegoma koko urabona bafite ubwoba, cyangwa urabona ari abantu bashobora guhagarara bakavuga ngo idusanga? Hari abantu babo bakameje bavuga ati byanga byakunda n'ubundi naho twajya. Hari nk'impunzi zagiye zivuga ati twahungiye ahangana bari kuhadusanga. Hari n'abari bari kuvuga ati twavanga tukajya tuzemera duhangane. Hari n'abari kuvuga ati M23 nta cyo badutwara n'ubundi ntibaturasa, cyangwa hari n'abari kuvuga ngo ntabwo barwanira mu mujyi nyine, umujyi ngo bawugire inuza muyongero cyangwa ngo bakoreshe imbunda nini, ntaho twajya. Rero urumva M23 n'ubundi aho yagiye ifata n'ubundi bagiye barinda abaturage, n'ubundi tuzaguma. Urumva abakongomani bamwe nuko batari kubyemera, ariko hari abashaka ko M23 igomba ifata hariya.
hari abashaka ko M23 afata hariya, hari n'abadashaka ko afata nyine. Buri wese ari gufata ibintu uko abishaka nyine tu. None ku bigendanye n'umutekano tumenyereye ko igihugu kiri muri bihe nk'ibyo haba umutekano kaze, hari ingabo z'igihugu cya Kongo ziri kugenzura Goma, umutekano umeze gute ku buryo umuntu yavuga ko hari ikintu kidasanzwe i Goma? Ikintu kidasanzwe byo nta bintu birenze ndi kubona, uretse ko yaba ingabo za gisirikare zose ziri kujya kuri front nyine, ziri gutambuka zijya ku rugamba. Nambo patrouille yo ntago nzi ibintu kuniri kujya mbere nijoro, ariko izindi ziri kujya muvoma ya gisirikare iri kujya ikorwa ijya ku front ku Rwanda. Nta bintu byo kuzenguruka nkuko byabaga bimbere mu minsi ya mbere nkuko byabaga bimeze. Ikintu nta musirikare uri gucacana mu muhanda nkuko byabaga bimeze mbere. Urabona hari ikikango cy'intambara koko muri uriya mujyi? Ya, ikikango cyo kirahari, benshi bafite ubwoba, benshi bari kwibaza se biragenda bite. None abaturage uri umunyarwanda usanzwe ujya i Goma kenshi, umubare w'abanyarwanda bo bajyayo bungana iki? Murabona bagabanutse, bari gutinya iyo ntambara, bimeze gute? Abanyarwanda bagabanutse, ni benshi cyane bagabanutse, ntabwo bari kujyayo abenshi. Abenshi ntabwo bari kujyayo kuko hari abacuruza hari abacuruzaga ibintu bigiye bitandukanye, abenshi barafunze, nta maduka yabo arafunze menshi. Urumva nta n'impamvu umunyarwanda yaba adafite ubwoba bwo kwambuka hari, urabizi nawe ko biba bimeze ku munyarwanda. N'abakongomani ariko ntabwo mvuze wenda muri rusange, abakongomani nabo hari benshi batakoze, abenshi ntabwo bakoze. Urumva nyine ko ari ikikango gikomeye cyane cy'intambara. Ukurikije nabo abakongomani ukuntu bari kumva ayo makuru, cyane ko wenda biri kubera n'iwabo, amakuru ari kubageraho bakamenya ko imirwano iri kubera muri quartier runaka wenda bitandukanye n'abari kubisoma kuri internet. Urabona ko abantu bafite igishyika cy'iyo ntambara yuko iri hafi kugera mu mujyi wa Goma? Benshi bafite icyo kibazo, benshi bafite ikibazo, bafite ubwoba bwinshi cyane. Ese hariya i Goma muri ayo masasu namwe muri kuyumva nk'uko bari mu bice bitandukanye by'u Rwanda bari kuyumva? Ufite urabona hariya mu mujyi urujya n'uruza rw'imodoka, abantu haba hari urusaku rwinshi cyane. Ntabwo wamenya ngo isasu riri kuvuga cyangwa imbunda ziremereye ziri kuvuga, bitewe nuko haba hari urusaku rwinshi cyane rw'ibintu. Kubyumva urumva ushire kubyumva ari nijoro, kuko ibintu biba byatujura, bumva saa 12 ari abantu baba batashye, abantu baba basubiye mu ngo zabo, nta kavuyo kaba kari mu mujyi. Ubwo urabyumva cyane, urabyumva kabisa, imbunda ziremereye urabyumva, ariko ku manywa ntabwo babyumva bitewe n'akavuyo k'imodoka ziba ziri mu mujyi. Twavuga ko i Goma hari ubwoba rero? Ubwoba burahari, ubwoba burahari, buri wese afite ikikango, buri wese afite ubwoba, abari kugenda bose bafite ubwoba ntacyo. Hari amaduka ari gukora? Oya, amaduka menshi cyane ntabwo abantu bari gukora, n'abantu bafite botike z'ubuconco, bacuruza ibintu by'ubuconco, abantu bakora ibintu bisa nkaho mbese bikenewe by'ubuzima bwa buri munsi, biba bikenewe. Twabonye no ku mupaka abanyamahanga benshi bari kwambuka, biri kugaragara ko abantu bari guhunga igihugu. Bari guhunga cyane cyane abantu b'abanyamahanga ni benshi cyane, nibo bari kwambuka, bari guhunga. Biramutse koko mukurikije nk'uko wenda mwabonye Goma, M23 mu minsi nk'itatu ifashe Goma, nubwo wenda umuntu atabyifuza, murabona byagenda gute? Abantu mukunda gukorera hariya n'umujyi ukuntu umaze kwiyubaka n'abaturage barimo, byaba ari ibyago? M23 ifashe hariya, ndabizi nabo wenda hari ukuntu wenda bagenda baorganiza ibintu aho bafashe, ndakeka ko nanzara wenda yaba cyane, gusa ntiyabura kuba wenda ibintu byahinduka, ariko byaba ari igihe gitoya. Ndakeka baramutse baje bagashyira ibintu ku murongo, twakora ubuzima bugakomeza. Ukurikije umubare mwinshi w'abakongomani bari hariya Goma n'ibyo bari kuganira kuri iyi ntambara, barifuza ko M23 ifata Goma cyangwa? Bake ntabwo, urumva ntabwo abenshi, urumva bagiye batandukanye, hari ababyifuza utamenya ngo barabyifuza, hari n'abatabyifuza nyine babigaragaze, hari ababyifuza niba bigaragaze, hari n'abatabyifuza bakabigaragaza. Turagushimiye cyane abakozi. Mwe uri kujyayo, hari ibyo kwitwararika wenda ku Banyarwanda muri kujya hanze? Ni ukwitwararika cyane, kwitwararika birumvikana ko nk'umunyarwanda, urabizi ko ntabwo batwemera badukunda hariya, uba ugomba kwitwararika. Ubwo namwe muri kugenda mbese mwitwararitse cyane, bikomeye cyane. Turagushimiye cyane abakozi. Sawa, asante. Nubwo ibintu byadogereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ubwoba bwinshi bw'intambara, ariko hano mu karere ka Rubavu nk'uko mubibona, ubuzima ho bwakomeje. Kuva ku batanga serivisi, abaturage bari kuzitanga ntacyo bikanga. Abaturage haba ku manywa na nijoro, abo twabashije kuganira, bakubwira ko bizeye inzego z'umutekano z'u Rwanda, ndetse bakavuga ko nabo iby'intambara iri kubera muri Kongo bari kubyumva nk'uko abandi bose bari kubyumva. Gusa ku ijisho ry'ureba urabona ko mu mujyi wa Rubavu ni umujyi utekanye, uretse abatuye Rubavu
uri guhura n'abandi baturutse mu bice bitandukanye, wenda baturutse nko mu mujyi wa Kigali, baje kwinjoyinga cyangwa se kurya ubuzima hano muri uyu mujyi, abandi baturutse mu byerekezo bitandukanye, bose baraza bafite ikintu twavuga ko ari nk'amakuru, umuntu yavuga ko ari impuha cyangwa se amakuru y'igishyika y'uko wenda Rubavu hari igishobora kuba cyabaye wenda bitewe n'ibiri kubera muri Kongo, ariko benshi bahagera bagatungurwa n'umutekano basanze hano mu karere ka Rubavu. Gusa ubusanzwe ntabwo biba bikwiriye kubatungura kuko mu bihe bitandukanye ibibera muri Kongo n'ubundi byakunze kuba, ariko ugasanga bo mu karere ka Rubavu n'ubundi umutekano wabo ukomeje gusugira, kuko ibibera muri Kongo akenshi ntabwo bikunze kurenga imipaka. Ubwoba wenda kubera ikiremwa muntu gishobora kugira ubwoba, ariko n'ubundi wareba mu ishusho rusange ugasanga wa mutekano w'ingabo z'u Rwanda ku mbibi no ku nkike z'igihugu uburinzwe ku buryo umuntu yavuga ko byagorana kuba hari icyaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo gihungabanye umutekano w'u Rwanda. Nuko bimeze ibiri kubera i Goma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igihugu gihana imbibi n'u Rwanda ku gice cya Rubavu, ariko nyine urabyumva ni amakuru atandukanye. I Goma birakomeye, hano i Rubavu umutekano ni wose.